n'ibitangaza yakoze. Nimuhimbarwe n'abashakashaka Uhoraho. Nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashaka uruhanga rwe ubudahwema. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Mwebwe nkomoko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be, niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiriye amasekuruza 1000, rya sezerano yagiranye na Aburahamu, akarisubiramo izakira indahiro. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nguyu umunsi Uhoraho yigeneye, nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yesu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yesu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye, ntibamumenya. Yesu arababwira ati, se ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara, ariko bishimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kirofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine uri i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni biki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari buzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we. Nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yesu arababwira ati, mwabibura bwenge mwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yesu asa n'uwikomereza urugendo, ariko bo baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukagucira ikigo. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe atuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe.
ivanjiri ntagatifu. Mu gihe muri ivanjiri tumaze gutega amatwi, harimo abantu babiri bari bikubuye batashye bavuye i Yerusalemu bita abigishwa ba Emawusi. Turabona mu isomo rya mbere abandi bigishwa ba Nyagasani, intumwa ndetse babiri n'ubundi bo bahamya ibirindiro muri Nyagasani. Si no guhamya gusa ibirindiro muri Nyagasani, ahubwo bakoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu ndetse n'izina rya Yesu twabumvise bakora neza neza nk'ibyo Yesu yakoraga ndetse agikora kandi azakomeza gukora. Twumvise igihe ngo bari bagiye gusenga ku isaha ya 9, ngo hari umuntu wari ikirema, nk'uko tuzi birema n'abandi bantu b'abanyantege nke, babandi twavuze mu ntangiriro z'Eucharistia Ntagatifu na Papa François kwitaho abanyantege nkeya, babandi bakunze kuba bicaye bambaye imiryango ya Kiliziya ku masoko. Aba rero Petero na Yohani, babandi twumvise bahurujwe n'abagore bakazinduka birukanka bajya kumva kureba uko byagenze, ngo Yohani akarusha Petero amaguru, ariko bakaza kwitegereza hanyuma bakemera. Twumvise uko nyuma y'izuka rya Nyagasani abangaba uko ari babiri, ngo ku muryango bita w'uburanga bagiye nyine gusenga bahahuriye n'uyu munyantege nke. Abandi natwe tujya duhura, kandi Nyagasani akaba adusaba kubabera Yesu. Uwo muntu ngo yitegereza Petero, yitegereza Petero amuhanze amaso, ateze ko Petero hari icyo yamuha muri ibi ngibi by'isi bitunga nyine koko umubiri, nk'amafaranga cyangwa se umugati n'ibindi bintu bya hano ku isi koko dukeneye byanze bikunze kugira ngo tubeho. Ariko kandi nk'uko tubizi iby'isi birahita, kandi bihita bwangu. Petero rero aramubwira ati ngaho turebe, reba uko tumeze nabi. Ari zahabu ari na feza ntabyo mfite, nta bundi bukungu mfite, ariko icyo mfite, ubukungu mfite ndabuguhaye. Mu izina rya Yesu muzima ndagutegetse haguruka. Mu izina rya Yesu ndagutegetse haguruka. Nimwumve bavandimwe ukwemera gukomeye k'uyu Petero. Petero tuzi kwa gatanu mutagatifu wari wageze aho yihakana Yesu inshuro 3, ariko nyuma y'izuka, nyuma yo kwakira imbaraga za Roho Mutagatifu, nguyu aherekejwe na Yohani, abahamya ba kabiri nyuma y'abagore, bahagaze guhuma bemye bakora ibyo Yesu yagakoze. Mu izina rya Yesu ndagutegetse haguruka. Ngo nuko bamufata ikiganza baramuhagurutsa, hanyuma nawe ngo agenda ndasimbagurika, ariko kandi asingiza Imana. Ngarabaduka arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu ngoro. Ntahise ataha, ahubwo binjiye mu ngoro kugira ngo bajye gusingiza Imana. Hari ubwo umuntu akugirira neza ntunavuge ati urakoze, merci, thank you, ugahita wigendera ukagira ngo wenda hari n'ibyo yakugombaga. Kumenya kujya gushimira uwaguhaye ari we Nyagasani, kuko uriya wari ufite ubumuga bwo kutagenda, mu izina rya Yesu rifite imbaraga ryari rimuhagurukije. Hanyuma kandi iryo zina rya Yesu, izina ritanga ubuzima, rikaba byarakoreshaga Petero na Yohani, ari nabo nyine
n'ubugingo. Dusabire rero bavandimwe abo bose Nyagasani akoresha, abo ba Petero na Yohani, cyane cyane muri iki gitambo cy'Ukaristiya, tukaba turi gusabira umusimbura wa Petero wo Nyagasani mu myaka 12 yari yarashyizeho ngo akomeze abavandimwe mu kwemera, akomeze intege nkeya zabo zigandabirana kugira ngo bagire imbaraga muri Nyagasani. Dusabire rero muri ubutungane bwa Papa Francisco kugira ngo Nyagasani amwakire, agirire ko yamubereye umugaragu w'indahinyuka, maze amwakire mu bwami bw'ijuru. Mu Ivanjiri n'ubundi turumva abigishwa ngo babiri ngo bajyaga mu rusisiro rwa Emawusi bitaye, bumiwe, bumva byabashoboye, ngo kugerayo rwari urugendo rw'amasaha nk'abiri, rwari urugendo rujya kuba rurerure kubera kilometero 10. Bagenda baganira bati ese ubungubu twari twizeye ko ari buza gukora Isiraheli, none dore muri iyo nzira, muri uko gusubira iwabo, muri uko kuba hamwe, muri uko guhuza umutima kugira ngo urugendo barukorane. Murumva namwe icyo ndi kuvuga, kumenya kugendana babiri mushyize hamwe, muganira, kwirinda amatiku n'ibindi byose byatuma Sekibi aducamo icyuho. Aho ngaho niho Yezu ngo yaje, arababaza ati ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Nenge kuvuga ngo yaba bari mu bintu by'amatiku, by'amazimwe n'ibindi bikunze kuturanga nk'abana b'abantu, ubanza hari byari kuba nk'umupaka watuma Yezu akaza. Ariko bari bashyize hamwe baganira, bumiwe n'ibyo, ariko bavuga bati dukorane urugendo, basi Yeruzalemu turashobewe, ariko basi twisubire mu mahoro Emawusi iwacu mu rusisiro rwacu, twongere dusubire mu mirimo yacu ya buri munsi, dukore ibyo tugomba gukora mu mahoro, ibyo Yeruzalemu biracyoroshye. Abo rero Yezu muri uko kuba bahuje umutima niho ngo yaje, arababaza ati ese muri kugenda muganira ibiki? Ngo bahera ko barahagarara ntibazuyaza, ariko ngo bari bishimye no mu maso nyine, namwe murumva ibyo ari byo. Hanyuma atangira kumubwira ati ese wowe ntacyo ubiziho? Ntabwo wumvise uko byagenze, ukuntu ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, bari baragaragaje ibitangaza n'ibikorwa by'ubugiraneza hose, ukuntu bamutanze, bamwe mu bavandimwe bacu bamutanze agapfa, agahambwa bikarangira. Ariko hari abagore batubwiye bati ntibamubonye, ati natwe kandi twagiye turitegereza tubona bishobora kuba ari ukuri. Hanyuma twumvise uburyo Yezu yakoranye urugendo nawe. Yezu iyo umuretse ukamufungurira umutima, akorana urugendo nawe, cyane cyane iyo uri gukora urugendo rw'ubuzima, uri kumwe n'umuvandimwe wawe, muri kugendana neza. Hanyuma rero ahera kuri Musa abasobanurira uko byagombaga kugenda. Nyuma yaho rero baza ngo kumumenyera mu imanyura ry'umugati. Bavandimwe, dusabe natwe ngo tube abigishwa ba Emawusi, batava i Yeruzalemu bijujuta bijimye mu maso, ahubwo tumere nk'abari abigishwa ba Emawusi bari bagiye kugera guhura na Yezu, bagasubira n'ubundi i Yeruzalemu. Twabyumvise ngo ako kanya barahaguruka basubira i Yeruzalemu. Bari hafi kugera mu rusisiro rwabo, ariko kubera ko bamaze guhura na Yezu, baramumenye, baramwakiriye mu buzima bwabo, aho kugira ngo bahite basubira mu byabo, mu rusisiro rw'iwabo Emawusi, ngo barahaguruka basubira i Yeruzalemu. Noneho bagiye no kuba intumwa ku ntumwa, baragenda bavuga ati niko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira, ndavuga ba bandi ba Emawusi.
usabirane rero kuba nk'abariya bigishwa ba Emawusi bashobora kuva i Yerusalemu bahura na Yesu twari tugiye gusubira mu byacu tukongera tugasubira n'ubundi i Yerusalemu gushimira Nyagasani ndetse no kwamamaza ibitangaza by'Imana. Muri iki gitambo twashyira kandi abavandimwe kuko nabivuze dukomeze gusabira umushumba wa Kiliziya Gatolika watabarutse ku wa mbere, nk'uko mubizi azashyingurwa ejo bundi ku wa gatandatu. Ubundi abapapa benshi bashyinguye muri bazilika ya Mutagatifu Petero i Roma, ariko we yasize avuze yuko bazamushyingura muri bazilika yitwa Sainte Marie Majeure, ni bazilika nakita mu Kinyarwanda ya Bikira Mariya Mukuru, niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda, nayo iyi Roma. Muri iyo bazilika hakaba harimo ishusho nini cyane ya Bikira Mariya. Papa rero François akenshi yajyaga nko gukora nk'urugendo, agiye gukora urugendo rwa gishumba cyangwa se ari izindi mpamvu zituma yafata ibyemezo, yajyaga gusengera iruhande rw'iyo shusho ya Bikira Mariya Mukuru muri iyo bazilika nyine iri i Roma. Gatandatu misa yo izabera ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, hanyuma ashyingurwe muri iyo bazilika ya Bikira Mariya Mukuru. Tumusabire ngo umubyeyi Bikira Mariya amwakire mu gishura cye cy'ubutagatifu n'ububyeyi, maze umubyeyi Mwamikazi